itangazamakuru yaravuze ati tariki 15 kwezi kwa munani kuri asomisiyo Bikira Mariya ajya mu ijuru. Mwitegure tunafite na konje bizari kuwa gatanu. Yego gukana ko abantu bakanota. Ni kuri asomisiyo. Yabwiye abafana ba Yanga ngo mwitegure abakatisha amatike y'indege muyakatishe. Uburyo bwa bisi tugiye kubushyiraho bubazana mu Rwanda ngo tutaenda Kigali kucheza na timu ya wananchi hapo Rwanda. Rayon Sport. Itariki 15 bo bamaze gukonfirima video. Ngabo yarayimaranye ibyumweru 2 kuva bakonfirima ko iyo tariki ariyo bazakina 15. Ibyumweru 2 ibyo bintu ari kamwe yabivuze mu byumweru 2 bishize. Mu byumweru 2 bishize. Oya ibi ngibi yabitangaje nyuma, ariko bafite indi video bazapostinga ahamagarira abafana kuko bamaze kumvikana. President aramubwiye engineer ati kora ka video uzakohereza. Rayon Sport nayo yarashutinze ibijyanye no guhamagarira abafana kuzitabira Rayon Sport Day. Yego irabifite irabiryamanye yarabifite mu bubiko nyine. Ariko Banyarwanda mwumva ahantu ubwenge buri. Muri Tanzania abanyamakuru barimo gusohora ibintu byuko bazakina na Rayon Sport ku itariki 15 mu Rwanda, bashishikariza abafana gutangira kwitegura urwo rugendo inaha bitarasohoka, mu gihe Rayon Sport ari izakira umukino itarabisohora. Nk'umunyamakuru nafashe telefone muri iki gitondo mpamagara Ngabo Robin akiryamye, ndongera ndamucokoza akiryamye, ndamubwira nti Ngabo ugomba kumbwira ibintu ko bimeze. Amoka baye wa Siviliano Ngabarambira nta bintu mfite nagutangariza, njyewe bibaze president wanjye agutangarize. Kamwe ni president twaravuganye yambwiye ko ari tariki 15, nyuma banambwira yuko ngo byajya 16 ariko bonge baravuga toya ni 15 naga 16 bazakina kuri 15. Icyo kibe azabari kuwa gatanu umunsi wa konje, azabari kuwa gatanu kuri 15 umunsi wa konje asomisiyo kuwa gatanu no bari sawa. Azabari konje nashyizeho icyo rero bita za nzego za rugangura ziperereza muri federation muri Rayon n'ahandi. Ndavuga ni ngomba kumenya kukire idatangaza kandi ikipe ya Yanga yatangaje. President wa Rayon ubwe yahawe garanti na federation imubwira ngo komeza utegure ku itariki 15 muzakina nta kibazo. Ariko babivuganye mu magambo na president wa federation. Hanyuma ntabwo bari bamuha ibaruwa. Rayon yanditse isaba stade ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani. Uko bigenda rero muri protocole Rugangura, we nka Rayon Sport wandikira federation usaba stade, federation ni taruriyo baruwa ikayiha ministeri kuko niyo nyiri stade. Ministeri ikakonfirima ikamanga iyo tariki nibyo nta kibazo bazakine. Ibaruwa ko yageze muri Ferwafa ko mbizi neza ko president wa Rayon Sport iyo baruwa yanditse yageze muri ministeri ya sport, ko mbizi neza ko kugeza kuri ku itariki 15 nta kindi kintu cyari cyishyura. Wenda ngo tuvuge ngo nibiriya wenda by'abahamya ba Yehova by'ikoraniro ryabo rizaba ku itariki 8, 9 n'10 kuki atabiviwa muri ministeri ikonfirima Rayon Day ku itariki 15 ngize muri Ferwafa ibwire Rayon ngo konfirime muzakina 15. Iyo ni direma ya mbere. Aho haneye ubwoba. Iryo ni yobera rya mbere. Iyo ni yobera rya mbere. Ubwoba bwanjye ngiye buvuga kare. Yari n'icyo bita ishidika. Kuko wowe uri kumwe ko muri Tanzania bakonfirimye ibintu. Ariko Nyarugenge ibaruwa imaze icyumweru muri Ferwafa no muri ministeri yagezeyo. Zandani zimwe zikanambwira ko ngo habaye n'ikiganiro hagati y'umuyobozi wa Rayon na ministre baganira kuri icyo kintu. Ngo aravuga ati na federation ibyemera, we are okay with that, nta kibazo dufite. Kuko bose aravuga ati kuzana Yanga nk'ikipe ifite izina ikomeye ni ikintu gifite imbaraga cyane, azamura n'umupira w'i Kigali kuko mu bukerarugendo. Ko minister yumva ibintu mu buryo bwagutse. Minister n'umuntu nyine wabaye muri RDB arabizi. Ati ku muntu w'Abatanzania bangana gutyo, Abanyarwanda baraza gukodesha amahoteli, abo bashyitsi baje barye banywe barakodesha imodoka, ahita yumva nyine ayo mafaranga agiye gusirikira. Ni nako avuga ati ibyo bintu byose ushobora kubyara. Ni nayo
myumvire rusange twakabaye tunafite. ntiyagiye hano haruguru gutanga raporo y'ibintu byabaye muri siporo mu mwaka aravuga ati twakira abashyitsi bo muri Tanzania ese si visit Rwanda urumva ahantu bikariye abona amanota menshi akavuga ati hapo zuri ahantu bikariye iyi kipe ya Yanga 15 n'ibidakunda ku itariki 20 izahita ijya muri pre-season muri Namibia. nta handi hashoboka. Hari pre-season yateguwe n'ikipe yashatse kwisaba mbere irabwe ati twebwe tuzatangira imyitozo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 kuko abakinnyi bacu bagize umwaka muremure. Rero byibura mu gishyira kuri 15 tuzatumaza ibyumweru bibiri mu myitozo. Birasobanutse. Icyumweru cya mbere ni iki cyoroheje, icya kabiri ni cy'amataktike, tukaza mu ma friendlies tugatangira gukina ama match. Nawe ukambaza ngo ihurizo riri uretse gato kano gato. Uvango ikipe Young Africans impamvu yashyize tariki 15 ikanayikonfirima nuko yanditse mu butumwa bwayo ivuga ngo ni igihe cyo kwipima kuko Young Africans nayo yaguze abakinnyi bashya n'umutoza ni mushya babwiye abanyatanzania ni igihe cyo kwipima. Uyu mukino uzabugamije kwipima niko bawise umukino wo kwipima gupima ikipe nyine bazasohokana muri Champions League. Ingingo ya kabiri rero amakuru asumira akambwira ko nyamukandagira mu kibuga APR umukara n'umweru kipe ngabo z'igihugu ku itariki 2 igomba kumanura ikigugu hano ku mugabane wa Afurika hagati ya Simba Sport Club na Kaizer Chiefs yo muri Afurika y'Epfo. Ikaza ni Nyarugenge ikaza gukina na APR. Match ya gicuti APR ntizajyayo bazayisanga ina Nyarugenge. Na makuru na yahari. Iyo tariki niba APR yifashe ku itariki 2 bagakina muri Stade Amahoro. Sindiyo cyane. Ku itariki 8, 9 n'10 ubwo nindi weekend irafunze kuko abahamya ba Yehova bamaze kwishyura miliyoni za $100 mudasakuriza ba Yehova bisuye muhari uretse kwishyura ubukerarugendo nyobokamana ni ikintu kiremereye. Hazaba hari abantu ibihumbi n'ibihumbagiza bavuye imihanda mu Yehova ukora hariya ku cyiciro cy'abiremera aranga ati twe tuzamanura abantu ibihumbi 4 hazaba havuyemo abazungu muri Amerika babahamya ba Yehova babandi batwango babandi bandika bino bitabo byitwa ibitabo by'umurinzi umunara w'umurinzi. Sinzi umuyobozi wa Yehova sinzi uko bamwita umuyobozi wa Yehova ku rwego rw'isi ariko ubundi musipoze ko uwitwa nka papa w'aba Yehova azaba ari Nyarugenge udakina n'abayehova ubwo ayo matariki ntarimo iyo ni sacré. None 15 niba tayikonfirima ko aribwo shampiyona ari gutangira Rayon Sport day cyangwa umunsi w'igikundiro wazaba ryari. Impamvu twari tuvuze ngo wenda tuvuge ko rero yakabicumye kabishyira muri weekend ya 22 yamaze kugisubiza muri umuna wanjye Rene ko bazabigireye Namibia. Ariko ikindi gikomeye Amavubi azabagiye muri lokale kubera ko Amavubi agomba kujya muri Nigeria tariki ya mbere kwezi kwa 9. Amavubi azatangira umwiherero 25 z'ukwa 8 nibwo azatangira kampu. Super Cup izakinwa ryari kwizigera niyo ngingo ya nyuma. Nkibaza ikibazo kimwe APR itariki ibintu byayo ku itariki 2 ku itariki 9 abahamya ba Yehova bifitiye stade 15 Rayon Sport ifitemo stade 22 ntiwabiterekaho nga kuko abantu bazabagiye mu Mavubi. Oya bazabare mu Mavubi. Amavubi azagenda 25 muki bagatera burya bakacyana kuri 22 Super Cup zikaba kuri 22. Ubwo icyo bivuze shampiyona yahita yimukira mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9 icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 9 kuko ro premier ntago cya byashoboka. Tariki ya mbere bari gukina Amavubi ni 25 kampu nibwo bazajya mwiherero. Tariki ya mbere Amavubi agakina afite match ya mbere na Nigeria ku ya mbere tariki 8 na Zimbabwe z'ukwa 9 tariki 8 agakina na Zimbabwe. Yego bivuga ngo icyo gihe shampiyona yahita yicuma igatangira nko muri 15 z'ukwezi kwa 9. Attention kuro muri aya matariki ni nabwo Champions League na Confederation bizaba birimbanyije ko ama equipe azasohokera igihugu. Rayon Sport na APR tuje. Rero reka ngiye mbabwire uko ibintu biteye ikaba gute ryari mu buryo bworoshye tutagiye ku ruhande tudaca ibintu ku ruhande. Umuntu wo gukemura ibi bintu ari amagorane numwe ni federation gute hamagara aya mayikipe
yombi ba APR n'abayobozi ba Rayon Sport wabwiye Rayon Sport muravuga ko muzakina ku itariki 15 turabivivuye. APR muravuga ko muzakina ku itariki 2 turabivivuye. Abahamya ba Yehova bafite stade Amahoro itariki 8, 9 n'10. Ibyo ntacyo twabikuru aho ntimwanakoraho rwose aho haravivuye. Mubabwire muti wenda ku itariki let's say 20 cyangwa 22 cyangwa 20 zingaye muri iyo weekend muratera muzakina match ya Super Coupe. Hanyuma champion itangire ku bandi. Abareba banavuze ngo Super Coupe ngo ibaye imbere ngo bakinisha ngo ikipe ya kabiri. Ako hari mwakumvisha? Ngico mvuga ni iki ngiki. Super Coupe nibaye kuri 22. Si ngombwa ko tuvuga ngo Super Coupe niba mbere ko champion itangira. Iyo weekend itariki 15. N'ubundi abandi ntibari gukoresha stade Amahoro. Bareke Rayon Sport ikine kuwa 5, kuwa 6 izindi zikine match za champion. Zitarire yo zitari na APR. Simbizi kuko zaba zitegura Super Coupe. Uzireke zikine match yabo ya mbere ya champion. Izo kipe za Gicumbi zazamutse zizabe izo zikinizo zakinisha umwe. Izari gukina na Rayon na APR zisubikirwa. 22 zize zitere Super Coupe nibarangiza iyo match abakinnyi bajya muri camp ya National. Icyo tubivugiye niki? Hari ikintu cyangwe mu gutwi cyaba atari cyiza cyo kuba Rayon Sport yarabanje kuvugisha inzego bireba kuko Rayon Sport sabasazi kujya kunegosia muri Tanzania idafite itariki yizeyeho yakiriraho. Yananditse iyo baruwa ifite ibyo bintu. Ferwafa nimushaka gushyira Super Coupe ku itariki 16 muri yo weekend yari yari gukinamo. Nimushaka gushyira Super Coupe kuri yo tariki 1 muramutabaye feya ibyanye mbivuga kare sinzabivuga nyuma kuko nibwo bibadirika nge bivuze mbere hari atarimo fairness kubera ko Rayon yabikoze mwabiganiri. Second nimuyishyira muri yo weekend muramugiye kubuza Yanga kuza mu Rwanda. Ibyo ni bibi ku mupira w'u Rwanda no ku buzima bw'igihugu kuko ibyo biraturibita mu mafaranga ari kwinjira muri ubwo bukerarugendo twavuze bwa siporo n'izindi nyungu twese tuzaba ku mupira. Ruga wivunika njya nkavuga niyo weekend numva nta cyabi muyifixe mwemerereyo mwemerere APR ikine kuri 2 rekina 15 hanyuma Super Coupe muyikubite 22 izindi zitangire weekend ya 16 zikine champion. Rayon na APR muzisubikire zo zizaze gukina rubundi nyuma ya equipe nationale nyuma y'Amavubi. Usibye ko nabwo nyuma y'Amavubi azasoza ku itariki 19 APR nayo zaba zigomba gusohoka. Uzi icyo bivuze ubundi Rayon na APR neza zizaza nko mu kwa 10 muri champion kwa kundi bakina regular. Ariko n'ubundi bareba match tugera 30 ntacyo bitwaye icyo gihe azaba ari ku june ya 3 na APR ntiyakinnye ibirarane n'ubundi hereye mu kwa 10 ntiyabimazemo. Icyo gihe zazajya zikina ibirarane nyine bafite muri control.